Amagambo y'Imana nifuza ko tuganiraho uyu munsi afite umutwe uvuga ngo se nakora iki ngo mbashe gutsinda icyaha, nakora iki ngo mbashe gutsinda icyaha. Iki kibazo kibazwa n'abamaze kwizera Kristo ndetse n'abataramwizera, kandi navuga ko kukibaza ni byiza kuko hari abantu batanabyibazaho, ariko kuba wicaye wenda hari icyaha runaka gitsikamiye ubuzima bwawe ukahora wibaza nakora iki kugira ngo mbashe gutsinda iki cyaha, navuga ko ari intangiriro nziza yo gutsinda kwawe, kuko hari abandi batuye mu cyaha ariko babifashe gutyo, barekeraho baterera iyo baravuga ubu nibwo buzima, ahari aho nta muntu ujya ubibasha, umuntu abana nabyo hari kuzagera ku iherezo. Ariko ndashima Imana ko wenda ushobora kuba uri mu barimo kwibaza icyo kibazo. Nari mvuze ngo gishobora kwibazwa n'abamaze kwizera Kristo bakijijwe mu yandi magambo, kikibazwa n'abataramwizera ariko banyuzamo bagatekereza ku buzima bwabo ko batsinzaba muri ibi bintu kugeza ryari. Rero ni ikibazo cyiza umuntu wese ushaka gutera intambwe yo gutsinda no kubaho nk'uko Imana ishaka atangira yibaza. Natangira mvuga rero cyane cyane ku batarakizwa cyangwa se ku batarizera Kristo ko itangiriro ryo gukira icyaha ari ukwakira ubu buntu bukiza, kuko utakira ubuntu bukiza ntabwo mu by'ukuri wabasha gukira, ntabwo wabasha gukizwa. Rero itangiriro ryo gukira icyaha ni ukwakira ubuntu bukiza, kuko nutabwakira ntabwo uzabasha gukira icyaha. Hari igihe rero umuntu atanamenya ko abukeneye, akumva yakwirwanaho, akumva hari ahantu bakora, hari ukundi kuntu bigenda, umuntu akagira imbaraga zo gukira icyaha. Ariko itangiriro nta rindi, ni ukwakira ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu ubasha kurandura umuzi w'icyaha muri twebwe. Umuntu usanzwe ashobora kuguhereza ikintu cyiza gifite agaciro ariko we ntucyakire. Ni ukuvuga ngo ubuntu bubonerwamo agakiza nk'uko byanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito bwarabonetse ku bantu bose. Ubuntu bubonerwamo agakiza bwarabonetse kandi ku bantu bose, bwarabonetse burahari, ariko si ku bantu bose babwakiriye. Nk'uko nari mvuze, umuntu ashobora kuguha ikintu cy'agaciro yatanzeho n'amafaranga menshi, ariko kutamenya agaciro kacyo akazajya ahora guhamagara uzaze kugifata ariko ntujye kugifata. Niko bimeze uyu munsi ku bantu bataraha Kristo ubuzima bwabo. Ubuntu bushobora kubakiza bwarabonetse ariko siko bose babwakiriye. Ndetse ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 haravuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera, ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ku murongo wa 12 yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Ni ukuvuga ngo iyo mpano y'ubuntu ibasha gukiza yarabonetse ariko siko abantu bayakiriye, ngo icyakora abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu by'ukuri itangiriro ryo gutsinda icyaha ni iryo ngiryo, ni ukwakira ubwo buntu twaherewe muri Kristo Yesu bubasha kurandura umuzi w'icyaha muri twebwe. Imana yacu itugirire neza. Ikindi navuga, iyo uzi ko udakeneye ikintu ntushobora no kujya kugishaka. Ni ukuvuga ngo igihe cyose utariyumva uri umunyabyaha ukeneye ubuntu bw'Imana kugira ngo ubashe gukira, nta nubwo washakisha kwakira ubwo buntu bwabonekeye muri Kristo Yesu. Ariko iyo maze kwimenya ko ndi umunyabyaha nibwo menya ko nkeneye ubwo buntu, nibwo menya ko nkeneye iyo Mana. Impamvu dukomeza kuvuga ubuntu nuko ari ibintu mu by'ukuri bidakorerwa, bikaba ari nayo mpamvu akenshi bisuzugurwa ndetse bidahabwa agaciro bikeneye. Ariko igihe ngize umwanya wo gutekereza, nkitekerezaho ngasanga koko ndi umunyabyaha, ndi kure y'Imana, mpita mvuga ngo nkeneye kugirirwa ubuntu n'Imana, bigatuma nakira Kristo watanzwe kugira ngo abamwizera bose bahinduke abana b'Imana. Yesu yigeze kuvuga amagambo mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 2 umurongo wa 17 aravuga ngo abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi, sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi, sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo aya magambo Yesu yavuze mu by'ukuri niko kuri. Yaravuze ngo abazima sibo bakeneye umuvuzi, kandi koko nawe ntushobora kujya kwa muganga uramutse uri muzima. Iyo warwaye nibwo ukenera umuganga. Niyo mpamvu igihe cyose umuntu yumva atari umunyabyaha adashobora gushaka umukiza, adashobora kumva ko anamukeneye, ariko yamaze kumenya ko urwaye wifuza gushaka umuvuzi. Inkuru nziza iri aha ngaha nuko Yesu yageretseho ngo sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Yazanywe no guhamagara abanyabyaha, ntabwo yazanywe no guhamagara abakiranuka. Igihe cyose wumva uri umukiranutsi kubw'ingeso, kubwa kavukire, kuko wavutse mu babyeyi bajya mu rusengero se nawe ukajyayo, icyo gihe ntuzigera umukenera. Ariko iyo utekereje ukamenya ko uri umunyabyaha nibwo ukenera ubwo buntu ndetse ukabwakira. Inshuti yanjye ndakwinginga kugira ngo ufate akanya gatoya ko gutekereza, witekerezeho, utekereze ukuri ko mu mutima wawe. Ese koko umva udakeneye ubwo buntu?
ese koko wumva nta cyaha runaka gitsinze umutima wawe? Abantu bashobora no kuba batanabizi, nkuko njya mbivuga, abantu b'imfura nabo bagaragara inyuma neza bashobora kugira icyaha gituye mu mitima yabo kitazwi n'abo babana, kitazwi n'umugore wawe, kitazwi n'umugabo wawe, kitazwi n'abana bawe, kitazwi n'abavandimwe bawe. Ariko ndagira ngo kugira ngo twakire ubu buntu, kugira ngo tumenye ko tubukeneye, nuko dufata akanya gatoya ko kwitekerezaho tukareba ukuri ko mu mutima wacu. Ese ntidukeneye kwakira ubu buntu? Ntabwo wabasha gutsinda icyaha udahereye ku kwakira ubu buntu. Nawe ndahamya ko umukeneye. Hari umunsi nirebye nitekerezaho nsanga ntuye kure y'Imana, nsanga ni mubi rwose, nsanga ndi umunyabyaha, nyamara nari maze igihe numva ntacyo ntwaye. Niko abantu benshi bumva, bajya bumva nta kintu batwaye, kuko nanjye icyo gihe numvaga ntacyo ntwaye. Ariko umunsi nitekerejeho nkareba uburyo ndi kure y'Imana, nkareba uburyo Imana yambabariye nta kinciye, nkareba uburyo Imana yandinze ntari uwo kurindwa, nitekerejeho mbona ndi kure y'Imana, mbona ndi umunyabyaha, nuko nakira ubwo buntu. Menya neza ko mbukeneye, nyamara nari maze imyaka nsa nkaho nabukeneye. Reka nongere nkubwire ngo kwakira ubu buntu bukiza ntabwo ari idini. Abantu benshi dufite insengero tubarizwamo, dufite amadini tubarizwamo, ntabwo ari bibi pe kujya kumva ijambo ry'Imana, gufatanya n'abandi mu rusengero runaka, rimwe na rimwe wenda mugakora n'imirimo myiza yo gufashanya hagati yanyu no gufasha abandi bantu babatishoboye. Ibyo byose ni byiza, ariko ntago bikiza. Kwakira ubuntu si idini, si ukuvuga ngo nanjye ndasenga, kuko hari igihe uganira n'umuntu akavuga atari ko burya nanjye ndasenga, undi akakubwira atari ko burya nanjye nzi Imana. Ibyo byose ntacyo bitwaye, ariko ntago bihagije. Ntabwo bishobora kukubera intangiriro yo gukira icyaha. Kwakira ubuntu bukiza, ukakira Kristo mu buzima bwawe, ukamwemera, ukamwizera, nawe uwo munsi guhinduka kuba umwana w'Imana. Kandi mbibutse ko, cyangwa nongere nshimangire ko, ibyo bintu ushobora kubigeraho utabanje kwiyumva nk'umunyabyaha. Igihe kimwe Pawulo yivuze aravuga ngo Imana yagiriye abantu ubuntu, ariko ngiye ngo ndi umunyabyaha w'imbere. Igihe cyose wumvise udakwiriye, utari mwiza, udahagije, nibwo ukenera ubwo buntu, ukabwakirana na yombi, ukabwakirana n'inyota nyinshi. Umuntu wese utarigeze agera muri iyo eta yo kumva adakwiriye, kumva ari umunyabyaha, nta nubwo yagize imbaraga cyangwa se yagize ubushake bwo kwakira ubwo buntu. Imana yacu itugirire neza. Noneho tukibaza ngo ese ubwo buntu iyo umuntu amaze kubwakira koko ahita agira imbaraga zo gutsinda icyaha? Ubu buntu nuvuga ngo yakijijwe, bya bintu tuvuga, yizireje umutima we, yatura n'akanwa ke, yabaye umwana w'Imana, mu mwuka rwose yimuwe, amazina yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ese uyu muntu ahita agira imbaraga zo gutsinda icyaha? Ari uko bimeze, insengero zaba zuzuyemo abatagatifu, abitwa abakristo baba rwose barabaye abatagatifu batunganye rwose mu maso y'abantu ndetse no mu maso y'Imana. Ariko iyo uyu muntu yakijijwe, mwibuke ko akenshi gukizwa tubyitwa kubyarwa ubwa kabiri, kuvuga ngo yavutse. Navuga ngo uyu muntu ni mushya, yabaye umwana w'Imana, yavutse, ni uruhinja. Niyo mpamvu kenshi tuvuga ngo kuvuka ubwa kabiri. Ntabwo rero uyu muntu wavutse uyu munsi, uyu muntu ukiri uruhinja, navuga ngo uwo mwanya ayisagira imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka, ayisagira imbaraga zo gutsinda icyaha. Ntabwo ari uko bigenda. Yavutse mu buryo bwo mu mwuka, ashobora kuba mu myaka nakavukire ari umuntu mukuru, ufite imyaka 30, ufite imyaka 40, ufite imyaka 20 cyangwa se 18. Ni ukuvuga ngo ni mukuru, hari ibyo yigejejeho, ariko mu buryo bwo mu mwuka aracyari uruhinja. Rero kubera ko kubaha Imana n'ubundi bizaturuka mu mwuka we, igihe akiri uruhinja siko yahita agira imbaraga zo gutsinda icyaha, siko yahita agira imbaraga zo kubibasha. Ahubwo urwo ruhinja rukagaburirwa, noneho rugakura. Uruhinja icyo rusabwa gukora ni ukwemera kugaburirwa. Ni ukuvuga ngo hari abashinzwe kumugaburira ijambo ry'Imana, kumutoza muri urugendo rwo gukiranuka, ariko nawe akwiriye gukora uruhare rwo kubyemera. Petero yabivuzeho mu rwandiko rwe rwa mbere, ibice 2, umurongo wa 2, aravuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Bakijijwe ariko bakeneye gukura. Gukizwa rero uyu munsi ntabwo bivuze ngo misengere imbaraga hejuru y'icyaha, ariko ni nifuza amata y'umwuka. Nashimye ko bashyizemo ngo adafunguye. Ni nifuza amata y'umwuka adafunguye, nkayanywa, nkayemera, ni ukuri nzakura. Umwana usanzwe w'uruhinja batamugaburiye nawe yarwara, nawe yagwingira. Ariko turimo turavuga uyu mwana mu mwuka wavutse, ariko mu mubiri ni umunyabwenge. Birasabwa cyangwa se birasaba participation ye, birasaba ko abyemera. Kugira ngo ukure muri uru rugendo ni uko ugaburirwa, kandi ukagaburirwa indyo nziza, ariko kandi nuko nawe wemera kurya. Navuga ngo umuntu mukuru ntabwo wamugaburira ku ngufu, cyane cyane none ko ari ibyo kurya by'umwuka. Ntibiba bigaragara mu buryo bwo mu mubiri, si ibyo mutamika mu kanwa ngo biragaragara. Umuntu ashobora kuba yicaye imbere yawe yumva ijambo ry'Imana, ariko agafunga umutima. Ni ukuvuga ngo yanze kwakira ibyo byo kurya. Uyu muntu rero mukuru
ariko ugize amahirwe yo kuvuka mu buryo bwo mu mwuka akaba ari uruhinja, ni koko hari umurimo ukomeye umwuka wera akora mu buzima bwacu. Umwuka wera aradufasha, ariko natwe tubigiramo uruhare. Aha ni naho bikomerera, kuko data yamaze gukora umurimo yagombaga gukora. Umwuka wera arahari kugira ngo ashyigikire itorero, kugira ngo akomeze abera, ndetse dufite isezerano ko atazigera dusiga kugera ku mpera y'isi, kandi ashyigikira abantu muri rusange atavanguye. None kuki bamwe babishobora abandi ntibabishobore? Ni ukuvuga ngo ikiba cyapfuye ni uruhare rw'uwo muntu wavutse ubwa kabiri, ni uruhare rw'uwo muntu wagize amahirwe yo gukizwa ariko ntiyakire cyangwa ntanyoterwe, ntiyifuze aya mata y'umwuka adafunguye nk'uko hariya twabisomye muri Petero. Ibiryo bye rero kuko ari ibiryo by'umwuka, ni ukuvuga ngo kuko nako ari umuntu w'umwuka n'ubundi azatungwa n'ibyo kurya by'umwuka, ariko arasabwa kubyifuza cyane. Ariryo jambo ry'Imana, arasabwa kuryifuza, kurikunda, kandi akarya irihagije, nibwo azihuta mu gukura kwe. Ibi niyo tubivuga mu magambo asanzwe, umuntu yumva ngo se nakuzwa no kumva ijambo ry'Imana gusa, ubwo se nagira imbaraga zo gutsinda icyaha kuko narisomye, kuko naritinzemo, kuko naritekerejeho? Yego, ababikoze barabizi, abimazemo amezi, imyaka babikurikiza barabizi ko bikora, ndetse nanjye ntabwo nabikubwira bitarankore. Nta wundi muti, nta zindi mbaraga, nta handi hantu abantu bakanda bigakunda, ni ibi ngibi. Uruhinja rwavutse mu buryo bwo mu mwuka, imyaka rwavukiyeho iyo ari yo yose, rukeneye kugaburirwa mu buryo bwo mu mwuka, kandi umwuka wera amaze gukora umurimo we, urundi ruhare ruba ari urwawe. Ni ukuvuga ngo uko wifuza ijambo ry'Imana rizima ryuzuye, uko rigirira inyota, nibyo bizihutisha gukura kwawe. Iyo tuvuga gukura rega si ikindi, ni ukurushaho gusa n'uwatubyaye, ni ukurushaho gusa na Kristo. Ntabwo ari ugukura kuko nakoze imirimo runaka, oya, ni ukurushaho gusa na Kristo. Umuntu ukuze mu buryo bwo mu mwuka ni uwagwijije gusa na Kristo muri we, ni uwagize imbaraga zitsinda iby'Imana yanga. Gukura kwe rero kuzagaragazwa no kugenda arushaho gusa nyine n'umuryango mushyashya yavutsemo. Kugwingira kwe rero kuzagaragazwa n'iki? Kuzagaragazwa nuko yakomeje kwigumira muri ya mirimo ya kamere, nuko yakomeje kwikorera ibyo umubiri ushaka, cyangwa se ibyo Satani ashaka, cyangwa ibyo bwa bwami yahozemo bushaka. Uko niko kugwingira. Umuntu ashobora kumara imyaka 20 mu rusengero, umuntu ashobora kumara imyaka 10 mu rusengero yumva ijambo ry'Imana, ashobora yewe no kurivuga, nicyo kintu gitangaje, ariko kudasa naryo, kudasa n'ubwami yavutsemo, twabyita rwose kugwingira. Aha rero niho kenshi hakunda kuba ikibazo. Umuntu akakubwira ati ariko njyewe nkunda Imana, ariko byarananiye, nananiwe kuva mu cyaha, byarananiye, naragerageje, narasenze, ariko byarananiye. Mbabwiza ukuri, abantu benshi bari sincere cyangwa bavugisha ukuri, iki kibazo gituye mu mitima yabo. Arakubwira ati narasenze, njya nsenga, ndaterana, kandi nukuri nkunda Imana mu mutima wanjye, ariko byarananiye. Igisubizo namubwira uyu munsi, nakubwira ngo ntabwo byakunaniye, ahubwo wanze kurya indyo yuzuye kandi ikwiriye no mu gihe gikwiriye, wanze kunywa umuti. Mu yandi magambo, uramutse urwaye indwara ikomeye nka kanseri ni urugero, bakakwandikira chimiotherapy, murabizi bayikora mu maseanse atandukanye. Ikindi chimiotherapy ibabaza umubiri, ariko kuko umuntu aba afite ibyiringiro byo gukira iyo ndwara ikomeye kandi ijyana mu rupfu, agira umwete agakora iyo chimiotherapy, akemera akora seanse ya mbere, agakora iya kabiri, kugeza igihe bizarangirira byamugendekera neza agakira. Ni ukuvuga ngo chimiotherapy ubwayo ntimuryoheye muri ako kanya, ariko ikizakora mu buzima bwe kizaba ari cyiza, kuko bizakuramo kanseri. Rero iri jambo ry'Imana ni umuti ubasha kuvura abantu icyaha. Niba icyakwica umubiri, kuko kanseri yica umubiri gusa, ariko ntabwo yakwica ubugingo, ntabwo yabuza abantu kujya mu ijuru, nta nubwo yarimbura ubugingo bw'umuntu. Niba dushobora gushyira imbaraga mu kintu tuzi ko kiri bukize imibiri yacu, tukongererwa iminsi yo kubaho, tekereza noneho iyi ndwara yitwa icyaha ishobora kurimbura umuntu mu buryo bwa burundu. Ntabwo yica umubiri wenda, uretse ko n'igihe wica, ariko noneho yarimbura ubugingo bw'umuntu mu buryo bwa burundu. Tekereza imbaraga wagombye gushyira mu gukira iyo ndwara yarimbura ubuzima bwawe mu buryo bwa burundu. Umuntu wese ufite ubwenge kandi ushaka kubaho, ntabwo yagira umurwayi wa kanseri ngo areke kugerageza kubanza gukoresha ibyo ngibyo kwa muganga bamwandikiye. Umuntu rero wese ufite ubwenge ndetse wagize amahirwe yo gutangira urugendo rw'agakiza, akwiriye gushyira umwete mu gushaka umuti watuma akira iki cyago cyitwa icyaha, kitica umubiri gusa, ahubwo kirimbura n'ubugingo. Imana yacu itugirire neza. Wari ukwiye kwifuza cyane ukomeje uburyo bwose bwo kugikira. Wari ukwiye kwifuza cyane ukomeje uburyo bwose bwo kugikira. Iyo turebye mu rwandiko rwa Yakobo
igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 25. Ndifuza ko twafatanya gusoma ndetse kandi ubyitayo. Mwibuke ko turimo gushaka umuti watuma umuntu adakandamizwa n'icyaha. Turimo turashaka umuti watuma umuntu adatsindwa n'icyaha, ataguma gutura mu byaha kandi wenda yaranakijijwe. Rero iyo umuntu ashaka umuti umukiza ikintu gikomeye, ashyiraho umwete, ashyiraho imbaraga. Ndakwinginze ntubyime umwanya, ntubisuzugure. Reka dukomeze gufatanya urugendo kandi ubitekerezeho kandi ubishyireho umutima wawe. Muri urwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza kuri 25 haravuga ngo ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze, mwakirana ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Wakirana ubugwaneza ikintu wishimiye, iri jambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Hatubwiye ngo mwakirane ubugwaneza. Iyo ugize umushyitsi ukunda umwakirana ubugwaneza, iyo ugeze imbere y'ibintu ushaka bakabiguha ubyakirana ubugwaneza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri twebwe. Igihe cyose uteye umugongo ijambo ry'Imana, igihe cyose utarihaye agaciro, ntabwo ryakiranye ubugwaneza. Iyo ryakiranye ubugwaneza ngo ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Iri jambo iyo turyakire turishaka n'inyota ribasha gukiza ubugingo bwacu. Hari ibyaha runaka ryankijije, nawe ndahamya ko ryabigukiza. Ibi bintu ndimo kuvuga ni ukuri, ni ibintu umuntu ashyira muri pratique bigakunda, umuntu agakira. Simvuga no bantu b'imfura gusa, hari igihe umuntu akizwa wenda atarafite ububata bw'icyaha runaka, yarabayeho ari imfura bisanzwe nta cyaha cyamubasa, ariko ndimo navuga n'umuntu wakizwa ku myaka ya 20 cyangwa 30 cyangwa 40 yari afite ububata bw'icyaha runaka kimutinze. Urumva ikintu ukoze imyaka hafi 20 kukireka ntabwo byoroshye, ariko iri jambo iyo turyakiranye ubugwaneza mu mitima ribasha gukiza ubugingo bwacu. Ku murongo wa 22 haravuga ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Mukora ibyo ryavuze atari ugupfa kuryumva gusa twishuka. Reka hano twe kwatindaho kuko akenshi ahangaha bihinduka resulta cyangwa ingaruka nziza y'iki jambo ry'Imana ryakoze muri twebwe. Tubasha kugira imbaraga zo gukora icyo ryadusabaga gukora. Ku murongo wa 23 ngo kuko umva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndererwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa ukwasa. Umuntu wumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu wirebye mu ndererwamo, arirebye muri miroir, amaze kwireba aragenda uwo mwanya akibagirwa ukasa. Urugero ahangaha rwumvikana ni uvuga ngo uwumva ntakore ni nko kwireba mu ndererwamo ukibagirwa. Ni uvuga ngo ijambo wumvise ntukore bimeze nko kwireba mu maso mu ndererwamo ugasanga hari umwanda runaka, ariko ku kanya ugahita ubyibagirwa ko hari umwanda uri mu maso yawe, ugakomeza ukawugendana mu bantu. Niko bimeze uwumvira ijambo ntakora ibyaryo ngo asa n'umuntu wirebe mu ndererwamo yaragize akiyibagirwa. Impamvu yacu yo kwireba mu ndererwamo ni ukugira ngo twitunganye, ni ukugira ngo ibidatunganye tubikureho, bya biri umuntu abyukana mu maso abikureho, atunganye imisatsi ye, yitunganye mu buryo bwose. Ariko rero ngo uwumvira ijambo ntakora ibyabyo asa n'uyu muntu wirebye mu ndererwamo agasanga ahantu hadatunganye, agasanga hariho umwanda akabigendana. Mwibuke uburyo umwanda wo mu maso ugaragara cyane, abantu bose muhura bakomeza bagenda babyibazaho, ese ntiyabibonye? Abatinyuka bakaba babikubwira, abatinya ntibanabikubwire. Birasa nk'ibi ngibi byo kumva ijambo ntiturishyire mu bikorwa. Ku murongo wa 25 ngo ari kuwitegereza mu mategeko. Uwitegereza mu mategeko ni iri jambo ry'Imana, ntabwo ari amategeko 10 bajya bavuga. Uwitegereza amategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Reka umurongo wa 25 musome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo ariko uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa. Bibiliya ni amategeko atagira amakemwa kuko aradukosora akatumaramo ibyari bihengamye byose. Ariko uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa, ya yandi abohora abantu. Ntiturimo dushaka kubohoka ku cyaha se? Yego niko kuri. Turimo turashaka kubohoka ku migozi runaka, ku cyaha dukora tutanagikunda, cyangwa se ukanareka ukavuga uti sinzongera kugikora, ejo ugasanga wongeye wagikoze. Nicyo dushaka kubohokaho. Ngo ariko uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa, ya yandi abohora abantu. Ni ukuvuga ngo guhanga amaso kuri iki gitabo bifite imbaraga zo kubohora abantu. Ngo akayizirikaho
kwizirika ku kintu murabyumva, ni ukugumana nacyo, ni ukomatana nacyo, akayizirikaho ntiyibagirwe ibyo yumvise, ahubwo agakora ibyo aya mategeko avugwa, uwo azagira ihirwe mu byo akora byose. Ndibaza ko twese dukeneye guhirwa mu byo dukora byose. Dushaka guha abakristo basa nyine nk'ubukristo. Umuntu wese ufite ubwenge watangira urugendo rw'agakiza, nibaza ko yifuza gutsinda icyaha. Ariko uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa, yayandi abohora abantu, akayizirikaho ntiyibagirwe ibyo yumvise, ahubwo agakora ibyo ayo mategeko avuga, uwo azagira ihirwe mu byo akora byose. Kwitegereza mu mategeko atunganye twabigiranye n'iki? Ni ugutinda muri iri jambo, ugakomeza kurizirikana, bikagutera kuritekerezaho umwanya uhagije. Bahavuze ngo uhanga amaso muri aya mategeko atagira amakemwa akayizirikaho ntiyibagirwe ibyo yumvise. Ibyo bintu kugira ngo ubyizirikeho ntiyibagirwe ibyo wumvise, wumva ko birimo ikintu cy'akanya, uvuga ngo bifata akanya, si uguhushura, si ugucishaho. Twavuga ngo ni ugutinda mu ijambo, ugakomeza kurizirikana, bikagutera kuritekerezaho umwanya uhagije, noneho ukabasha kugira umwete waryo, warangiza ukabasha kuryumvira ndetse ukarushaho guhirwa. Niko havuze. Uyu muntu uhanga amaso aya mategeko atagira amakemwa abasha kumubohora nk'uko bavuze. Uyu muntu akayizirikaho ntiyibagirwe ibyo yumvise, ahubwo agakora ibyo ayo mategeko avuga, uwo azagira ihirwe mu byo akora byose. Imana yacu itugirire neza. Ibi bintu birasa n'amagambo Imana yigeze kubwira Yosuwa. Mwumvise ko harimo kugira umwete wabyo, mwumvise ko harimo kubizirikana, mwumvise ko harimo no guhirwa. Aya magambo Imana yigeze kuyagira inama mo Yosuwa, bigaragare ko ari igisubizo natwe cyadukorera uyu munsi wa none. Iyo turebye muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko, ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko. Umuntu avuze ibi bintu wakumva mu by'ukuri umuntu yavangiye. Ni gute se nshaka gukira icyaha wenda cy'ubusambanyi? Ni gute se nshaka kugira imbaraga zireka pornography? Ni gute se mbasha gukira masturbation? Ni gute se mbasha gukira ubugome bwo mu mutima, amagambo mabi, inzangano? Ukambwira gusoma igitabo. Ariko inama zitangwa n'umuremyi wacu ni iz'agaciro, ni iz'ubwenge kuruta inama zose wakwigira, kuruta inama zose nakwigira. Ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko, uyazirikane ku manywa na nijoro, kandi ukurikize ibyanditswemo byose. Nugenza utyo uzagira ishya n'ihirwe. Twese turifuza kugira ishya n'ihirwe, ariko umuti nguyu cyangwa igisubizo ngiki: ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko, uyazirikane ku manywa na nijoro, kandi ukurikize ibyanditswemo byose. Nugenza utyo uzagira ishya n'ihirwe. Hari hejuru tuvuye gusoma muri Yakobo, hatubwiye nanone guhoza amaso muri icyo gitabo, hatubwiye nanone kugitindaho, kubigirira umwete, kandi batubwiye ngo nta mategeko atanga umudendezo cyangwa abohora ubugingo bwacu. Ujye uhora usoma igitabo cy'amategeko, uyazirikane ku manywa na nijoro, kandi ukurikize ibyanditswemo byose. Nugenza utyo uzagira ishya n'ihirwe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu birashoboka, ariko bisaba umwete. Impamvu bisaba umwete ni uko birimo kuvuga guhozaho. Urabizi neza, umurimo wose udakorwa rimwe, umurimo wose usabwa guhozaho, bisaba kuwugirira umwete. Urugero, niba uri mu ishuri ugomba kurimaramo imyaka 3 cyangwa imyaka 4 kugira ngo uzuke buri gitondo ujya muri iryo shuri, utari bukuremo n'amafaranga, ahubwo ugiye kwakira ubumenyi, biragusaba kugira umwete. Nibi bintu byo gusomera ijambo ry'Imana, kurihozamo amaso, kuritekerezaho ku manywa na nijoro, kurishyira mu bikorwa kugira ngo mbashe kurikurikira, birasaba umwete. Impamvu bisaba umwete si ikindi, ni uko ari ibintu byo guhozaho. Ari ibintu dukora rimwe tukaba turangije, nta mwete mwinshi byadusaba. Uwo mwanya nashakisha imbaraga nkabikora, bikaba birarangiye. Ariko ibi ni ibintu dukora ubuzima bwacu bwose, niyo mpamvu bisaba umwete. Imana yacu itugirire neza. Nunebwa, nutabigirira umwete, bizagupfana. Urugero, niba uri umunyeshuri ukanebwa ukwezi kumwe, urabizi ko bihita bigupfana, uhita utsindwa. Uri mu ruhererekane rw'amasomo, urava mu mwaka umwe ujya mu wundi, urakora ibizamini, ukora ibindi, urafata amasirabisi, ufata yandi. Iyo unebwa ukwezi kumwe, umusaruro uhita ubigaragaza. Muri urugendo rw'agakiza, kugira ngo dutsinde icyaha, nuko twizirika kuri iri jambo, nuko turihozamo amaso, nuko turitekerezaho ku manywa na nijoro, kugira ngo duhabwe imbaraga zo gukurikiza ibyanditsemo. Mwibutse ko rifite imbaraga zo gutanga umudendezo cyangwa kubohora ubugingo. Nyine iyo rimaze kumbohora, mpabwa imbaraga zo gukora ibyo risaba. Ariko nkuko ndimo kubitindaho, ni ibyo guhozaho, birasaba umwete. Nubinebwera, uzaba umuntu utuye mu rusengero, uzaba umuvugabutumwa utuye mu cyaha,
ugerageza kugihisha abantu ariko kimunga ubuzima bwawe. Mwibuke ko Imana itabanza kureba inyuma mbere y'uko ireba imbere. Imana ireba mu mitima kandi Imana irakwifuriza gutsinda, kandi umuti wo gutsinda Imana yawushyize ahangaha mu ijambo ryayo. Ahangaha nanone twahoze tuvuga muri Yakobo 1:25 ngo ari kuhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa yandi abohora abantu akayizirikaho. Mwibuke ko Imana yabwiye Yosuwa ni nko kuyizirikaho, kuyatekereza ku manywa na nijoro, kudakura amaso mu gitabo, akayizirikaho ntiyibagirwe ibyo yumvise, ahubwo agakora ibyo ayo mategeko avuga. Uwo azagira ihirwe mu byo akora byose. Nutabigirira umwete ntago uzabibasha. Umwuka Wera afite uruhare rwe, nawe ufite umurimo wawe wo kubigirira umwete. Ese urashaka gukira ibyaha? Mu by'ukuri birasabwa ko washyiraho umwete, ukigaburira, ukemera kurya indyo ikwiriye ihagije kugira ngo ube muzima. Umwana w'uruhinja wavutse ntago bihagije ko mama wamuha ibere gusa, ashobora kumuha ibere rimwe ku munsi, umwana ntago yazakura. Ageze mu gihe cyo kugaburirwa bakamuha indyo rimwe ku munsi ituzuye, itariyo, nubwo yariye ariko yariye ibituzuye, yariye ibidakwiriye, ntabwo yazakura, yazagwingira. Muri uru rugendo birasabwa ko ugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe. Hari abavuga butumwa dushobora gutega amatwi bikadufasha, ariko nawe niba waragize amahirwe yo kumenya gusoma, wakwisomera ijambo ry'Imana bikaguhindukira ubuzima. Imana yacu itugirire neza. Ukurikije uburyo gusoma ijambo ry'Imana no kuritindamo birwanywa mu buzima bwawe, wagombye gutekereza nyine ko birimo ibanga Satani atifuza ko wamenya. Ndagira ngo iki kintu tukivugeho. Ukurikije uburyo gusoma Bibiliya birwanywa mu buzima bwawe, wahita umenya ngo harimo umuti Satani atifuza ko umenya. Ukurikije uburyo iyo urimo kumva ijambo ry'Imana ibitekerezo byawe byibwa bikagenda, wagombye kuvuga ngo hano harimo ibanga Satani atifuza ko mpishurirwa. Ibyo bintu rero dukurikije uburyo tubirwanyirizwamo gusoma ijambo ry'Imana, byatuma ahubwo dushyiraho umwete kugira ngo tubashe kurisoma. Hari abagerageza gusoma ijambo ry'Imana yarihaye gahunda, avuga ati nzajya nsoma chapter 1 ku munsi cyangwa 2, agatangira asoma ku murongo wa mbere akageza ku murongo wa nyuma, ibitekerezo byatwawe kare, akarangiza atibuka ikintu kimwe yasomye. Bamwe muri bo bahita babumba igitabo bakavuga ati ibintu ntago bikunda, ariko umunyabwenge yakwiye kongera ahubwo agasubiramo. None si urimo gusoma syllabus, uri umunyeshuri cyangwa hari ibintu runaka ugomba gukora, urimo urasoma note runaka ku rupapuro, iyo ubisomye ukabirangiza nta kintu ukuyemo, ntusubiramo, usubiramo kuko ubikeneye. Gusoma ijambo ry'Imana kuko ari ibyo kurya bitunga umwuka wacu. Satani azabirwanya. Uzasoma uhere ku murongo wa mbere ujye kugera ku murongo wa 20, nukanguka usa nkugarutse uvuga ati harya nakuyemo iki, usange rimwe na rimwe nta kintu wakuyemo, kuko Satani arabyanga. Ikindi, abantu bashobora kujya mu nsengero, bakajya mu nsengero bagakurikira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rigatambuka rikarangira, ariko byarangira ageze nko hanze yagerageza gutekereza ikintu umwigisha yigishijeho akumva nta kibuka, wenda akibuka ingero zisetsa nazo, akavuga ati ariko pasiteri yadushekeje uyu munsi, ugasanga nicyo ukuyemo. Ese utekereza ko urwo ari urugamba rusanzwe? Ese utekereza ko Satani atabirwanya kugira ngo nyine udakira, kugira ngo utaba hejuru y'icyaha? Nshuti z'Imana, birashoboka ko umuntu yaba muri iyi si atabaswe n'icyaha na kimwe. Ashobora gusitara ariko nsimbata y'icyaha, nta program icyaha mu mutwe we, nta gipanga ngo kigwemo, kandi n'abantu bambaye umubiri kimwe natwe. Bashobora kuba barahoze ari abanyantege nkeya, bashobora kuba barabaye abanyabyaha imyaka myinshi, ariko kubera guha agaciro iri jambo, bakaryakirana ubwuzu, bakaritinzamwo amaso, bakaritekerezaho ku manywa na nijoro, bakaba barabohotse. Rero Satani arwanya kumva kwawe. Niyo mpamvu nawe ukwiye gushyiraho umwete ukirwanaho. Igihe uri mu nzu y'Imana, igihe urimo ahantu barimo bumva ijambo ry'Imana, ukarikurikira n'umutima wose. Wisigarana tugero gusa dusetsa ngo bari tutahira. Icyo gihe wibwe, nuvuga ngo Satani yakwibye kugira ngo udakira, kuko azi ko ijambo ry'Imana ari umuti. Imana yacu itugirire neza. Hari ikindi nifuza kuvugaho gituma icyaha kitagwirira muri twebwe. Iyo dutsinze muri iri jambo, biduha imbaraga zo kwirinda ibyo twita ibisindisha. Ibisindisha ni iki? Ni ibintu byose bifata umwanya mu mutima wanjye bikabuza Imana umwanya. Gutinda mu ijambo bimpa imbaraga zo gutsinda cyangwa se zo kwirinda ibisindisha. Ibisindisha ni ibintu byose bifata umwanya mu mutima wanjye bikabuza Imana umwanya. Bishobora kutitwa ibyaha, reka mvuge ikintu, bishobora kutitwa ibyaha, ariko biba nk'ifumbire ituma icyaha kibyibuhira muri wowe. Aya magambo tubona mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 7, haravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Kwirinda ibisindisha ni ukugira ubwenge. Ko bavuze ngo mugira ubwenge,
nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, kandi kubyirinda bituma ngira umwete wo gusenga. Nusoma Bibiliya uzajya utinda kuri buri karongo, haravuze ngo nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ni ibintu bihererekanya. Ningira ubwenge ndabasha kwirinda ibisindisha, kandi ndagira umwete wo gusenga. Akenshi murabizi iyo twibwije ukuri umuntu ajya avuga ati njya gusenga bikanga, ubunebwe buhita bumfata. Nuko uruherekane ruba rutabaye. Iyo turimo kuvuga ibisindisha aha ngaha Bibiliya ivuga, ntabwo ivuga inzoga zonyine, nubwo nazo zirimo. Nari mvuze ngo ibisindisha ni ibintu byose bifata umutima wanjye bikawuzura, bigasunika Imana, bigatuma Imana nyiburira umwanya. Navuze ngo bishobora kutitwa icyaha, ariko mbabwiza ukuri ni ifumbire ituma icyaha kibyibuhira muri wowe. Ni ibisindisha, ni ibirangaza, ntibyitwa ibyaha, ariko ni ifumbire rwose nziza ituma icyaha kibyibuhira muri wowe. Rero Bibiliya yatubwiye ngo nitugira ubwenge turabyirinda, hanyuma tubashe kugira umwete wo gusenga. Ese nshuti z'Imana, ntiwifuza kuba umuntu usenga udasenganye ubunebwe? Ntiwifuza kugira umwete wo gusenga? Dore rero uruherekane. Ntiwifuza kugira imbaraga zo gukizwa no gutsinda icyaha? Dore uko bigenda. Ugira ubwenge wakuye muri kwa gutinda mu ijambo ry'Imana, bukaguhesha kwirinda ibisindisha, ukabona kugira umwete wo gusenga. Ibisindisha muri rusange ni ibiki? Ibintu byose bifata umwanya wanjye kandi bitari ngombwa. Igisindisha gishobora kuba filime, nananiwe guhaguruka imbere. Filime ushobora kuvuga ngo ngewe nkunda filime, nzajya nyine bisaha imwe ku munsi, ni urugero. Ariko wayicara imbere ugasanga ugejeje mu gitondo, cyakubereye igisindisha. Social media dukunda ishobora kukubera igisindisha. Muri rusange social media simbi, kuko tuyivugiraho ubutumwa bwiza, tuyimenyeraho amakuru ari budufashe mu bintu bitandukanye, ariko ishobora kubera igisindisha ryari. Nihaye gahunda, ndavuga ngo ndayimaraho iminota 30, najya kubona nkabona ngejeje saa 8 z'ijoro cyangwa saa 9 z'ijoro. Icyo ngicyo ni igisindisha. N'ibindi bintu bitandukanye, ibiganiro n'inshuti ariko zivuga ubupfapfa, zivuga ibijyana ku busambanyi, zivuga ibinegura abantu. Ibyo byose bishobora kuba ibisindisha. Nkananirwa kandi kubyitarura, nkaba nicaranye n'inshuti zanjye zivuga ibintu bibi, zivuga ibintu bibyutsa irari muri njyewe, yaba irari ry'ubusambanyi, yaba irari ry'ibindi bintu bitandukanye. Nicaye muri icyo kiganiro kirimo urwenya, ariko kirimo kirashyushya umubiri wanjye, kiwukangurira irari. Kugeza ako kanya sindakora icyaha, ariko ndimo ndafumbira wa mubiri n'ubundi usanzwe wikundanira n'icyaha. Ndimo ndafumbira rya rari n'ubundi risanzwe rikunda gukora icyaha. Ibyo byose rero byitwa ibisindisha. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo nitugire ubwenge twirinde ibisindisha, tubone kugira umwete wo gusenga. Iyo tugwije ijambo ry'Imana mu mitima yacu, riduha imbaraga zo gusunika ibisindisha. Niba ndi busome Bibiliya isaha, niba ndi bumara umwanya nyimeditaho, niba narabishyize mu buzima bwanjye umunsi kundi. Murabizi ko tugira inshingano nyinshi n'akazi kenshi mu buzima. Umwanya twese ugenda tubana mukeya. Niba rero mfite umwanya mukeya wo kwita ku nshingano z'urugo nk'umubyeyi cyangwa se nk'umupapa, niba mfite akazi no gushaka imibereho cyangwa kwiga, niba ndi umusore mutoya, ibyo byose niba mbifite, nkagerekaho kuvuga ngo nzagaburira umwuka wanjye, nzasoma ijambo ry'Imana umwanya ungana gutya, nditekerezeho, shaka icyo narikuyeho. Ibyo ubwabyo nubigira discipline, bizahita bigabanya ibisindisha mu buzima bwawe. Ibisindisha ni bya bintu byose bifata umwanya w'Imana. Uko bibigabanya niko ngenda ngira imbaraga, nkagira imbaraga n'umwete wo gusenga. Simbe muri abantu basengana ubunebwe, nkagira imbaraga noneho zo kubasha gutsinda icyaha. Ikindi kintu, kuko navuze ngo bisaba umwete, mwibuke ko nshuti z'Imana Mwuka Wera yamaze gukora icyo yagombaga gukora. Kuko bisaba umwete, bisaba ko ntwaza umubiri wanjye igitugu. Paulo yarabivuze ngo akoresha umubiri we uburetwa, kugira ngo ejo namara kwigisha abandi atazasigara nawe atemewe. Kuba twarakijwe kubw'ubuntu, ntabwo iki gikorwa cyo gutwaza umubiri wanjye igitugu cyavuyeho. Umubiri wawe nubwo wakizwa, ntabwo kurarikira ikibi bijya bivamo, ariko utwaza igitugu kugira ngo utagutwara aho ushaka, ahubwo wowe ukawutwara aho Umwuka w'Imana aganisha. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 9 umurongo wa 27 haravuga ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye. Aya ni amagambo Paulo yavuze. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Mbibutse ko niba hari intumwa yasobanuye ubuntu neza ni Paulo. Ntabwo ibi bintu birimo bivanaho ubuntu tubonera muri Kristo Yesu. Ariko niba ubuntu yarabusobanukiwe, agasobanukirwa iby'amategeko atabashije gukiza, agasobanukirwa ubuntu, ariko agasubira inyuma akavuga aya magambo ngo ntwaza umubiri wanjye uburetwa, ngo ahari ejo ntazaba maze kubwiriza abandi ngasigara ntemewe. Iki kiratwereka ko umuntu ashobora kubwiriza abandi ariko agasigara atemewe, kuko atatwaje umubiri we igitugu. Gutwaza umubiri igitugu cyangwa se kubabaza umubiri no kuwukoresha agahato, ni ukutawemerera ibyo gusaba byose. Imibiri yacu isaba ibintu biwuryoheye, biwunejeje by'ako kanya. Rero kuwutwaza igitugu,
kubabaza umubiri ni ukutawemerera ibyo wagusabaga. Ngarutse kuri rwa rugero rwa filime, mu nyumve neza sindimo mvuga ko filime ari mbi, ariko ni ifumbire ituma icyaha kibyuhira muri twebwe. Mwese murabizi filime tureba uko ziba zimeze, kuva ku isaha imwe kugeza ku masaha 2 uza amasene bamaze guca imbere yawe. Harimo amasene y'ubwicanyi, harimo iby'imbaraga abantu bakoresha amapupari cyangwa imbaraga za satani, harimo amasene nkanga y'ubusambanyi, none ngo ubinjijemo n'iby'ubuge n'ubutinganyi n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose bitambuka mu maso yacu, birimo birafumbira irari risanzwe mu mubiri wawe, kuko irari mu mubiri wawe ntaho ryagiye. Kubabaza umubiri rero ni ugustopa, kandi umubiri wari ukibishaka. Nicaye imbere ya filime, hageze ahantu habi, cyangwa se aho kugira ngo ifate umwanya munini, umubiri urabishaka, ariko kubabaza ni ugustopa nkibishaka. Ni ukuba nicaye imbere ya mashini ndimo gukora, hatambuka publicité y'ubusambanyi, urabizi ariye utwa advertisement tutambuka hasi. Kubabaza umubiri ni uko umubiri wanjye ufite amatsiko kujya kureba, kuko amaso n'umutima by'abantu bigira amatsiko yo kujya kureba. Kubabaza umubiri ni ukutemera gufungura iyo advertisement, iyo publicité itambutse, ni ukutemera kuyifungura. Amaso arabishaka, amatsiko arahari, ni ukutemera. Kubabaza umubiri ni uko nigeze hagati mu kiganiro kiryoshye ku magroupe runaka arimo avuga ibintu by'ibiparu ariko byanduye. Kubabaza umubiri ni ukuvuga ngo stop, nsohotse hano hantu ukabiva. Simvuga gusohoka muri groupe ngo ugende, ariko no gusohoka muri icyo kiganiro. Kubabaza umubiri ni uko wari wicaranye n'inshuti n'urungano bavuga ibintu ariko wumva birimo bifumbira icyaha. Ntibiraba icyaha, nta nubwo uragikora, ariko birimo birafumbira. Gutegeka umubiri wawe kuwutwaza igitugu ni ugusohoka muri icyo kintu. Bivuga ngo umubiri wabishakaga, amatsiko yarahari, amaso yarabiryoheye, amatwi yararyoheye icyo kiganiro. Kubabaza umubiri ni ugusohoka. Kubabaza umubiri ni ukuba hari inshuti mwakavuganaga ibintu bipfuye, ariko avuga uti amatwi yanjye ntazongera kumva ibi bintu. Amatwi yabishakaga. Burya twese tugira amatsiko yo kumenya ubuzima bw'abantu. Sinzi ukuntu abantu duteye, ariko nuko bimera. Iyo ndeba mvuga ubutumwa, uhita ugira amatsiko yo kwibaza uko mbayeho. Ese abayeho ate? Ese mu rugo rwe bimeze gute? Ese yari iki imbere? Ese byagenze bite? Ese ni ukuvuga ngo yo ni amatsiko. Niyo mpamvu ubuhamya n'ibiganiro bikurikirana, kuko tuba dufite amatsiko yo kumenya abantu runaka. Ariko gutegeka umubiri aho twaza igitugu ni ukubuza kumva ibintu numva biri bunyanduze. Imana yacu itugirire neza. Ibi tuvuze ntabwo bikora icyumweru kimwe, birasaba guhozaho. Ese urifuza kuba mu batsinda cyangwa urifuza kuba mu bantu bakomeza gutsikamirwa n'icyaha? Niba wifuza gutsinda, wongere usubiremo iyi nyigisho, uyifatire umwanya, hanyuma ugende ushyire mu bikorwa. Inshuti z'Imana, mbabwire, ntabwo gutsinda icyaha ari ugusengerwa. Inshuro nyinshi dusaba abantu ko badusengera kugira ngo dutsinde icyaha runaka. Yes, gusenga ndabyemera, bifite uruhare runini, bifite kubyoroshya umutima w'umuntu ugahura n'Imana. Ibyo byose nibyo, ariko igihe wowe ku giti cyawe utarifatira icyemezo cyo kwakira ijambo ry'Imana no kurirya ku bwawe kugira ngo rigutunge, wa muntu wawe mu mwuka akomere, none abashe kugira. Erega igituma dutsinda icyaha si ikindi, nuko umuntu wacu mu mwuka akomeye, hanyuma icyaha cyatambuka ntikidufate. Igihe cyose umuntu wacu mu mwuka azaba afite intege nkeya, icyaha kizadufata. Imana ikugirire neza. Nongeye nguha urugero ndangiza. Uramutse uri umubyeyi, umwana wawe ni mutoya, urimo urareba ko icyo afite ari inzara, ni inzara, ararizwa n'inzara, cyangwa se yaragaburiwe nabi, ibimenyetso by'imirire mibi bitangiye kugaragara. Ese umwana mu by'ukuri, niba uri umubyeyi ufite ubwenge, wamujyana mu banyamasengesho? Ese wamushyiraho ikiganza ukajya umusengera buri munsi? Ahubwo wamugaburira. Icyo akeneye ni ukugaburirwa, kuko akeneye kugaburirwa. Rero uramugaburira, ntago umurambikaho ikiganza ngo umusengere. Guhora dutsindwa n'icyaha ni iki? Ni ikimenyetso cy'uko tutagaburiwe, cy'uko umwuka wacu ushonje. Umuntu w'inyuma yashonje agira intege nkeya, ntiwamwirukanyisha, ntiwamuteruza ibiremereye, niko bimera. Umuntu wacu wamwe imbere iyo afite intege nkeya agwa mu byaha, kamere irabyuka, ingeso mbi zari yararetse zirabyuka. Nongere nkwinginge, nta hantu bakora igitondo kimwe ngo umuntu ahita atsinda icyaha. Ni urugendo, ni uruhererekane rw'ibi ngibi. Kundira ijambo ry'Imana ritinzemo amaso, nk'uko Imana yabwiye Yosuwa. Yosuwa mu by'ukuri yari afite ikibazo gitandukanye, yari ajyanye ubwoko Kanani, yarakeneye abasirikare n'intwaro zatuma batsinda abanyakanani, ariko Imana yamubwira ngo iki gitabo uzajya ugihozamo amaso, igitekerezo ku manywa na nijoro, nibwo uzabasha gutsinda, nibwo uzabashishwa byose. Twabibonye no muri Yakobo. Ni amagambo atanga umudendezo, ntabwo ari amagambo asanzwe, si amagambo y'abantu, ni ijambo, ni ibyo kurya. Yesu yasubije Satani aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Urashaka kuba umusore utsinda icyaha, urashaka kuba umukobwa utsinda icyaha, urashaka kuba umugore n'umugabo batsinda icyaha, badatinya amaso y'abantu, babayeho bafite umudendezo, nta bubata bwa Satani bubariho, umubiri wabo bawuyobora, bawutegeka, uhura n'icyiza cyakaburyohera, ariko bafite imbaraga zo kugisubiza ngo no, urashaka gutsinda icyo cyaha. Ntabwo umuntu agira imbaraga zitsinda icyaha ari uko akigezemo. Burya imbaraga zatsindishije Yosefu ntabwo yazakiriye urya mwanya ari mu cyumba hamwe na muka Potifari, yari yaraziyubatsemo mbere. Ni urugendo, ni uguhozaho. Ndakwinginze bihindure ubuzima. Imana ikugire neza, Imana ikwiyereke. Reka dusenge.
Data, mu izina rya Yesu, nongeye kugushimira ubuntu bwawe, nongeye gushimira ko utaduhishe umuti watuma umuntu abasha gutsinda icyaha. Hari abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bifuza gutsinda icyaha, hari ibyo barambiwe, hari ibyo bari barasezeye bakongera bakabyisangamo. Ndasenze kugira ngo iri jambo ribagirire umumaro, ritume babasha gufata ibyemezo. Baba abakobwa n'abahungu wishimira, bahinduka abagore n'abagabo bakora iby'ijuru rishima. Ndabaguhaye Mwami, Mwuka Wera ukomeze ugira ibyo ushimangira mu mitima yabo, ukomeze ugira ibyo wemeza mu mitima yabo. Uyu munsi batangire kuryoherwa n'ijambo ryawe, ndetse babigirane umwete, kuko umwanzi ntazatuma barisoma, umwanzi ntazatuma bariryoherwa. Umwanzi azahita azana ibitotsi mu maso yabo, azahita atwara ibitekerezo byabo barangare, ariko bahe gutsinda kugira ngo baneshe. Urakoze Data, cyubahiro cyose nkibugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana